ndagira ngo mungire inama. Mu minsi yashize mperutse kurongorwa n'umuturanyi wanjye. Mu by'ukuri byari amakosa kubera yuko ndubatse mfite umugabo kandi n'uwo mugabo wandongoye nawe afite umugore. Ariko nyine ukuntu byagenze kugira ngo turyamane, nari nagiye kugama iwe mu minsi yashize nyine ni mu minsi yashize, icyo gihe hari mu gihe cy'imvura. None icyo gihe njya kugama iwe, ukuntu byagenze nari nataye urufunguzo rwanjye. Kumwe utaha wirukanka ubona imvura igiye kugwa, natashye nirukanka mbona imvura igiye kugwa, ngenda nirukanka imvura ipfatira mu nzira ntaragera neza ku muryango w'iwanjye. None ariko kuko nagiraga ngo basi nugame iwanjye, nagiye nirukanka ngeze ku muryango wanjye mbura urufunguzo. Ndisakasaka ahantu hose, ndiba mu bitenge mana, ndiba mu masutiye, ndiba mu mifuka, ikintu cyose nari mfite mbura urufunguzo. Kandi ubwo imvura ni nyinshi, inkuba zirimo zirakubitagura, zimwe zizunguza inzu kumva neza neza bagira ngo inkuba iragukubise. Byaranshanze mbura icyo nkora, biranshanga mbura iyo nugama, umva byari binkomeye byatari. Maze kubura aho nugama, nagiye nirukanka ngana kuri rwa rugo rw'umuturanyi wanjye, kuko mu gipangu nyine tubamo turi inzu eshatu ariko nyine zisa nk'izitandukanye. Icyo gihe nakoze iki, nahise ngenda nirukanka ku muryango, nabona gusa nk'ufunguye ngo basi mbe nugamye, kuko yari imvura nyinshi cyane irimo n'amahindu. Ntabwo nari nzi ngo umugore warahari, cyangwa ntabwo nari nzi uhari ngo ninde. Njye nagiye mpita nkomanga, mpita naninjira kuko imvura yari nyinshi. Nsanga umugabo yicaye muri salo, yarimo aranywa agacyayi. Akimbona ahita ambwira ati ni karibu, bigenze bite ko mbona wanyagiwe? Ndamubwira nti rero imvura iranyagiye, narinje kugama, mbuze urufunguzo rwanjye, mbona imvura ni nyinshi sinasubira inyuma ngo njye kurushaka, niyo mpamvu mbonye anafunguye nkahita nza nkugama. Uwo mugabo ni umugabo uvuga neza byatari. Arambwira ati yo sorry nta kibazo, ubu sembe nkwaye imyenda uhindure ngo imyenda ya madamu wanjye. Ndavuga nti hoya, ndamuzi se madamu warahari? Arambwira ngo hoya ntawe uhari, ngo amaze iminsi ibiri adahari, ngo azaza ejo bundi. Ndambwira nti hoya, ubu imyenda y'umugore wawe aje ashobora kubona ukundi. Umugabo arambwira ati reka reka nta birenze, ngaho basi kamuzana akayesume wihanagure, dore wese watose. Ubwo yaragiye anzanira akayesume rero ndihanagura, nari natose ahantu hose. Ubwo rero yanzaniye ako kayesume ndihanagura, noneho ndangije kwihanagura, gusa ntabwo nigeze nkuramo imyenda nari nambaye nubwo yari itose, ariko urumva nanze kwambura ubusa nka mpindi imyenda. Ibaze nyine numvaga bisa nk'ibiteye isoni, ndabyihorera. Mbona uko tuguma aho ngaho muri salo. Umugabo arangije arambwira ati nicara ngaho nkukorera agacyayi, nunywa agacyayi umubiri wawe urahita wongera ugarura ubushyuhe wumva umeze neza. Ansukira agacyayi rero mu kirahure, mva ndagahorobya we nari nkonje. Ndangije ndakagutumira, ubwo imvura niko irimo iriyongera. Umva imvura yaraguye, umva imwe ariko yaguye. Mva ngo umugabo ageze arambwira ati rero ngiye kuba ngiye kuryama, ntabwo naguma ahangaha, kandi ndumva nawe ushaka waza tukaba tugiye kuryama. None se n'ubundi uraguma ahangaha kuko niyo imvura nta gahunda ifite yo guhita, urajya guhiga urufunguzo na ryari? Arambwira ati nubwo wagumye kwihagararaho, reka nkuzanye imyenda yanjye uhindure iyo myenda, basi niba udashaka no kuza kuryama hariya mu cyumba, wenda uba uryamye hano mu ntebe. Urumva mana, umugabo nageze aho numva imbeho ntiri buhite, noneho hari harimo umuyaga. Umugabo arangije ajya mu cyumba cye anzanira ipantaro n'umupira by'ibijojingi. Arambwira ati akira mbari ibi byenda, nta nubwo umudamu wanjye yibuka. Iyi ngiyi n'umuntu wakubona yambaye kuvuga ko ari iyawe, n'iyo umudamu wanjye yabibona ntiyabihakana kuko nta nubwo yibuka. Nambaye imyenda y'uwo mugabo, noneho we arambwira ngo agiye kuryama. Arambwira uti se waje tukaba dushyushyanya, basi tukaba dupfumbatanye tugashyuha? Ndavuga nti hoya reka nguma ahangaha nta kibazo. Nigumiye aho mu ntebe rero, umugabo aragenda. Mana imvura iraguye ngo guhita. Hashize umwanya nagiye kumva numva umugabo arimo arampamagara, amazina yanjye arayazi. Arampamagara ndahaguruka ndamwitaba. Arambwira ati bwe nano mu cyumba nkubwire. Ndaza ninjira mu cyumba. Ninjiye mu cyumba
harimo bya bintu ngo bya ace by'abakire nyine byongera ubushyuhe cyangwa byongera ubukonje. Arambwira ati hano mu cyumba harashyushye, ngwino wicariye ahangaha cyangwa ubu nirambitse ahangaha, humura iyi mvura nihita urahita ugenda, wipanika nta birenze. mani naze kumusuzugura, njya aho ngaho ku gitanda tuba turyamye, ariko ubwo nakoze iki, naze kwiyorosanya nawe. njye nararyamye gusa nanga kwiyorosa, kugira ntabwo nashakaga nyine kumwegera. mani hashize umwanya umugabo ntiyanyuzwe, yatangiye kunyegera, arambwira ati kuki utari kwiyorosa kandi hakonje. aranyorosa aramfumbata. umugabo yaramfumbase, ubwo urumva kumwe waryamye nyine wateye umuntu umugongo, yaramfumbase nk'umwana, imvura iragwa yanga guhita. umugabo arangije, ntumbaze uko byamugendekeye, yatangiye gushyukwa. urumva noneho ngiye kumva, kuko yaramfumbase anyegereye, numva nyine uruntu rwe rutangiye gusa nk'urunkoraho, ntangira kumva uruntu rwe rugenda runkora inyuma ku mabono. mani nawe urabyumva, nk'umugore udaheruka umugabo, numvishe ibintu bye bitangiye kunkoraho, numva nanjye ntangiye guhinduka. ariko nkora iki, ngerageza kumwitaza, nigira imbere kugira ngo ibintu bye byo kunkoraho. urumva umuntu umaze igihe atabonana n'umugabo kandi nambaye umubiri, nari bubishake. noneho mani yari yabishatse, mve ngo uruntu rwe rukomeye, najya kumva nkumva uruntu. umugabo rero yarakomeje, mani aranyegereza, umugabo yanga kunjya kure. mani umugabo akomeza kuyinkozaho, noneho nagiye kumva numva atangiye kunkorakora, noneho agenda nkarisa inyuma ku kibuno. nakoze iki, ngenda umuntu udakunda nyine gupfira moto, naramubwiye nti se waretse kunkoraho, ko nanjye ubizi ko umugabo wanjye amaze igihe adahari, mbabarira reka kunyicisha irari, kuko uratuma mukumbura kandi ntawe uhari, birimo birambangamira. arambwira ati nta kibazo, ntabwo ndi bwongere. umugabo arandeka. urumva mani, ariko ubwo nagiye kumva numva nsa nk'utangiye gutora agatotsi, kuko yari imvura nyinshi, ntangira gusinzira. nongeye gukanguka, wa mugabo yankuyemo ipantaro. urumva none kuko nari nanyagiwe, urumva imyenda yose nari nambaye nari nayikuyemo, yewe n'ikariso, nambaye iyo pantaro y'uwo mugabo n'igipira yari yampaye. umugabo yaragiye amanura ipantaro yanjye buke buke, akuramo ikibuno gusa. umugabo akajya ankoza ibintu bye ku kibuno, mve ngo kumwe nyine usa nk'uwicura, nk'ukangutse, kuko hari umuntu ugukozeho. nakangutse ari uko nguko bimeze. umugabo arimo arankoza ibintu bye hehe, hano ku kibuno nyine, hano cyo gitaramo hagati. ngo iki, mani narikanze, ndamubwira ntese urimo n'ibiki, urimo urikinisha? nkuko namubwiye. arambwira ati shoti meze nabi, ndetse ubundi ko umudamu wanjye ntawe uhari, nawe umugabo wawe ntawe uhari, waretse tukirwanaho ko nta birenze. namubwira nti rero ntabwo byaba ari byo pe, reka nihangane, harabura ukwezi n'igice n'ubundi umugabo wanjye akaza, reka nihangane. arangije arambwira ati okay, nta kibazo, wenda wabashije kwihangana. arambwira ati njyewe uburyo uteye neza ntabwo nabasha kubyihanganira, ndakwinginze basi wenda umbwire ngo n'amafaranga ushaka, kuko ni umukire pe. narambwiye ni hoya, aho kugira ngo nguhe unyishyure, naguhera ubuntu, kuko nanjye ndabikumbuye. arambwira ati ngaho reka tubikore. mani mve ngo si ukukubeshya, naracitswe cyangwa se nabaye umuswa, birangira umugabo uwo mwanya ankuyemo imyenda yose, amaze kuyinkuramo rwose twatangiye kuryamana. byarangiye turyamanye aho ngaho iwe, turaryamana. ubwo imvura nayo niko irimo, oya umva nyine ukuntu byagenze, nyine ukuntu byagenze, tumaze kubyumvikanaho yuko tugiye kubikora, yahise ankuramo iyo pantaro, arambwira ati humura ntacyo bitwaye, reka twirwaneho, twese ni irari ry'umubiri kandi twese turi abantu bakuru, uri mukuru nanjye nkaba mukuru, nta cyaha kirimo. nyine turabyumvikana, nuko ankuramo imyenda. rero nanjye ngerageza kumukuramo ibyo yari yambaye. tumaze gukuramo imyenda, turategurana nyine turakarisanya. tumaze gukarisanya, imvura yari nyinshi cyane ku buryo rwose ntabwo twikandagiraga ngo wenda hari umuntu uratugwaho. iyo mvura nta muntu wari wigendemo. twararyamanye, umugabo arandongora, mana yanjye umva, dore ko ntanabiherukaga, shatse kukubeshya, numvisha arusha umugabo wanjye. nuko wenda iyo umugabo wawe, iyo umuntu mukunda
wumva ibye ntacyo bitwaye kabone niyo yaba nabikora nabi, ariko tugendeye ku bikorwa nyine uburyo babikoramo hatajemo amarangamutima na santima. Uriya mugabo arabizi byatashe, yarandongoye numva ndanyuzwe. Wumve ngo noneho twarabikoze, turangije kubikora imvura irakomeza iragwa, birangira tugumye mu buriri mani turiyongeza, imvura yanga guhita, twiriwe turongorana umunsi wose burinda bwira mani, burinda bwira. Nahavuye nimugoroba saa 12, ariko ubwo urumva nabwo kwari ukujya gushaka urufunguzo. Uwo mugabo yakoze iki? Yarambwiye ati rero twagize ibihe byiza, nagutindije, nakurangaje, umwanya twari mu mari turimo turaryoshya, urimo urajya gushaka urufunguzo, twe turi kuryoshya, reka nkore ko tugiye kugenza, reka nanjye nkugure agaserire nk'umuntu wagutindije. Ntiyampaye ibihumbi ijana, ndavuga nti n'ubundi muri abakire ntacyo ahombye. Yampaye ibihumbi 100 rero njya kugura indi serire, nshaka n'umuntu witokira n'indi, turayihindura birarangira. Nuko umunsi ukurikiyeho nagiye kubona mbona umugabo aje iwanjye. Umunsi wakurikiyeho yaje iwanjye mu masaa 2 gutyo, araza arambwira ati nkuzaniye impano. Ndamubwira nti nzaniye iyihe mpano? Arambwira ati ubwo uheruka kuza iwanjye uri kuganira n'umudamu wanjye, nubwo wenda utambonye njye nari ndyamye ndi kukumva, numvaga urimo uravuga yuko ushaka kugura igitenge cya baze, numva niba rukunda uvuga yuko ukunda icyatsi. Rero niyo surprise nagukoreye, nakuzaniye baze. Mana yanzaniye baze, ye baba data we, zimwe zihenda z'ibihumbi 300. Ndayireba ndavuga nti mana, none uyu mugabo noneho ndamubwira ngo iki, ndamwishyura iki? Sha yanzaniye baze muzima, ndishima pese nakubeshya, ndamwishimira bya hatari. Ndamubwira nti nyine wakoze, urumva kuko byari binshimishije. Sha nuko uwo munsi icyari gitumye nzanira iyo baze, yashakaga ko twongera tukaryamana. Ubwo naranezerewe cyane kuko iyo baze nari nyirwaye pe. Sha ni umugabo nyine uri romantike, uzi gutungura umugore, uzi kunezeza abagore. Njya ndibona n'uburyo ajya anezeza umudamu, kuko umudamu yiburiya turi inshuti, tujye tuganira. Byaranshimishije ko yaranguriye baze. Nari maze igihe kinini nsaba umugabo wanjye ko yayingurira, ariko umugabo wanjye akavuga ngo mfite imyenda. Byaranshimishije rero kubona umugabo yarayinguriye. Icyo gihe yarambwiye ati ngaho tugende iwanjye tujye gusangira n'akandi kantu nazanye ko kurya. Umva byaranyeretse mfunga umuryango ngiwe, ibyishimo byari bindenze. Ariko ubwo ndavuga nti umugabo nayibona azibaza aho nayiguze, kandi amafaranga yansigiye arayazi. Nzavuga ko ari gift inshuti zanjye zamaye, kuko arabizi ko ngira inshuti nyinshi z'abakire. Kuba byarangiye dusuye iwabo uwo mugabo, tugeze iwe arambwira ati navuganye na madamu wanjye, byarangiye ejo atakije, azamaraho icyumweru, reka twisangirire. Twasangiye utuntu yari yazanye, n'utuntu tumeze nk'utu ice cream twari turyoshye, turasangira. Tumaze gusangira ntibyatinze umugabo yatangiye kunkorakora, arambwira ati ubuderukana waranshimishije, kandi ntabwo byigeze bimva mu mutwe, nimba ntakubangamiye wakongera ukampa kuri wa munezero. Numvaga mwishimiye ku buryo kongera kumuha cyane, ko nari narumvishe n'ubundi abikora neza cyane, numvishe ntacyo bitwaye. Umugabo twarongeye turaryamana, yatangiye kunkoraho twicaye aho ngaho muri salo turi gusangira. Nanjye ngerageza kumukoraho, noneho kuko bwari ubwa kabiri twasaga nkaho twisanzuye, numvaga nta bwoba mfite. Nanjye natangiye kumukarisa, kandi numvaga uko byagenda kose ngomba kumushimisha nk'uko nanjye yanshimishije akanzanira impano. Uwo munsi rero habaye dushya, mani namuhaye ibintu naramuryoheje ku buryo ntaranabikorera umugabo wanjye. Umugabo yarandunguye mana, uburiri buratoha. Urumva arambwira ati kiza nuko ari ubw'umushyitsi, ndahita nshaka uburyo ngumisha, ntabwo umugore azamenya uko byagenze. Icyo gihe twagize ibihe byiza cyane. Ndavuga nti mana, ibi byishimo bimeze gutya kuko bibaho nyine, si ukubeshya pe. ntabwo nari nzi yuko umuntu udakunda ashobora kukurongora nyine ukanezerwa gutyo. Ariko sha nta cyiza cy'icyaha, biryoha biryana. Umugabo rero uwo munsi nabwo yarandongoye. Uwo munsi twakoze amaturo 3. Urumva kuko twabikoraga tumeze nk'abari kwiba, kandi yabizi neza ko mfite umugabo wanjye. Urumva ntabwo twakoraga iturimo tukumva turacyabishaka, tugakora iya kabiri tukumva turacyabishaka, paka tugakora n'iya gatatu.
ibyo byararangiye noneho ndongera ndataha. Urumva ariko numva uyu mugabo atangiye kundarura, numve ngo icyo gihe nimugoroba umugabo yarongera araza arambwira ngo arashaka yuko tubikora. Icyo gihe ho narabyanze kuko naravuze rero aka gakungu dufitanye ari akenshi agakungu ntabwo karangira neza, navuga ni kandi uburyo umugabo arimo arabinkorera ntabwo bisanzwe, bishobora kundarura. Urumva ndavuga ni hoya ntabwo ubwose byakunda, ndumva nabihaze. Icyo gihe namubwiye ko nabihaze kugira ngo tube turekeye, ariko mu by'ukuri ntabwo nari nabihaze. Biriya se hari umuntu ujya ubihaga? Ntabwo nari nabihaze, nuko gusa nabimubwiraga kugira ngo aba ndetse tube tubiretse nyine bye kuguma kundarura cyane. Nuko umugabo rero tuba tubiretse, ararakara gakeya arambwira turambabaje ariko nta kibazo tuzongera tubikora ikindi gihe. Ubwo nagumaga kwitinza kugira ngo umugore we agaruke ntarongera kuryamana nawe binahagarare pe, kuko mana ari igihe umuntu agukorera ibintu wakumva uburyo abikoramo ukumva ko rwose nutabyirinda bizakurarura. Nicyo kintu nawe ndimo ndabona aho ngaho. Ubwo hakurikiyeho iki rero? Nyuma rero nabaye nkubagize cyane nkajya naramwihisha, ubundi nkirwa mu nzu nafunze. Byarangiye tutongeye kubonana kugeza umugore we arenze agaruka ntarongera kuryamana nawe, ntiyamenya ngo habaye iki, birarangira pe, natwe twigira nkaho nta cyabaye. Nyuma nanjye umugabo, nyuma y'ukwezi kumwe umugabo yaraje, ariko mbere y'uko umugabo wanjye aza numvaga ntazi ukuntu meze, numva nyine meze nk'umuntu utwite. Icyo gihe byabaye ngombwa ko nipimisha, nsanga wa mugabo duherutse kuryamana yanteye inda, kuko nabizi neza ko umugabo wanjye igihe yagendeye atasize ntwite. Urumva? Noneho mbibona ariko habura iminsi ibiri ngo umugabo wanjye ave mu rugendo, mbura n'umwanya wo kubibwira wa mugabo, birangira mbicecetse gutyo kugeza umugabo wanjye aje ntabwira wa mugabo yuko yanteye inda. Urumva? Ubwo umugabo wanjye yaraje ntiyabimenya yuko ntwite inda natewe n'undi mugabo, ariko ndabicece kumva inda ubwo yari igiye kugira ukwezi. Iyi nda y'ukwezi biragaragara cyane ko njyewe iyo ntwise mpita mbimenya vuba vuba, umubiri wanjye niko umeze. Umwana wanjye wa mbere nawe bibaho niko byagenze, uretse ko we tutabana nyine bitewe n'aho yiga aba hanze. Mu by'ukuri rero ikintu cyabaye ni iki: hashize nk'ibyumweru bibiri umugabo wanjye aje, rimwe yari yagiye ahantu gusangira n'inshuti ze bakorana. Icyo gihe nza kwandikira mesaje wa mugabo ndamubwira nti ko ngushaka byakunda ko tubonana. Arambwira ati ngwino nsange iwanjye, umugore wanjye ntawe uhari, araza atinze. Naragiye twicara muri salo bisanzwe, mba turanitaza kugira ngo nagira n'umuntu uzatatu ukekera ibindi. Ndamubwira nti rero mfite ikibazo, ubwo duheruka kuryamana wanteye inda. Umugabo arambwira ati ngutera inda gute kandi uri umugore ubana n'umugabo? Ndamubwira nti twaryamanye ntatwite kuko umugabo wanjye yari amaze n'igihe adahari, ariko naje gusama. Ndamubwira nti none ibintu tuzabigenza dute? Umugabo yarambwira ati rero wa mugore we, reka twumvikane, tujya kuryamana twari twabyumvikanye, twibukiranye yuko uri mukuru nanjye nkaba mukuru, wari ubizi ko ufite umugabo nanjye nari mbizi ko mfite umugabo. Hanyuma rero umugore ubana n'umugabo se wambwira gute ko naguteye inda kandi n'ubundi urana n'umugabo wawe buri joro? Nta nigeze mutera, ahubwo ubwo niyo umugabo wawe, hanyuma kuko twabikoze ukaba uri gushaka kuyingereka wenda kuko wabonye ko mfite amafaranga, ariko njyewe nta nda naguteye. Byarangiye gutyo, inda iragenda irakura, ariko nkajya nibaza nti se iyi nda nzabwiza umugabo wanjye ukuri mbere y'uko umwana avuka? Kuko ubu ngubu inda ndabura ukwezi kumwe ngo mbyare. Umugabo wanjye we ntiyigeze abyitaho cyane ko yaje n'ubundi duhita turyamana, we ntabwo yabikeka, yumva ko ari iye. Ndagira ngo mungere inama, nakoze amakosa ku buryo nkeka ko umugabo wanjye nanayamenya tuzatandukana. Ariko nanoneho kugira ngo umugabo wanjye rero umwana utari uwe nyuma azabimenye narabimuhishe, ndumva nabimubwira hakiri kare nkamubwiza ukuri, basi niba arumbabarira akambabarira, cyangwa se twatandukana tugatandukanaho kugira ngo azabimenye umwana yaravutse. Niko ndi kumva nabigenza, ariko nanone nkavuga nti cyangwa mbyihorere n'ubundi ntazigera apfa kumenya ko atari we, se mbiceceke, amaherezo azaba yahe? Nyine ndagira mungire inama
y'ukuntu nabyitwaramo, kuba narakoze icyaha nakoze amakosa, ariko ndagira ngo mungire inama y'uko nakitwara muri ino situwasiyo irimo irambaho. Nenda kubyara, ejo bundi mperutse kumva umugabo wanjye ngo arimo arashaka amazina y'umwana, mu by'ukuri ntazi yuko uwo mwana atari uwe, gusa ngenda bizi neza yuko umugabo wanjye yagiye